nk'uko nabibabwiye tugiye kureba ese urukundo ni iki twakora kugira ngo urwo rukundo Imana idushakaho tubyuzuze. Nongeye gusoma Abakorinto ba mbere n'ubundi ni ibice 13 umurongo wawo wa 4 kugera ku wa 8. Aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Urukundo ntabwo ruzashira, uko guhanura kuzavaho, uko kuvuga indimi byose bizagira iherezo, n'ubwenge buzakurwaho, ariko urukundo ruzahoraho. Rero mwene data, Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ikorera mu rukundo, ndetse kuko Imana yadukunze byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese arimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva yuko urukundo ni ikintu gifite imbaraga cyane, ni ikintu Imana kuva na kera, ni Imana yadukunze kera, natwe tugomba gukunda bagenzi bacu, kuko biravuga ngo uwanga mwene se aba ari umwicanyi.